urabaga wa mbere ahantu hose ko ari wagombaga kuba Miss Rwanda. Ngira ngo ni nayo mpamvu imodoka kugeza uyu munsi Muheto atari yayihabwa, kubera ko ikigo cyamamaza cyase gitera inkunga Miss Rwanda, kimwe mu bitera inkunga Miss Rwanda cyagombaga gutanga imodoka, hariho cyari kiziye neza ko azaba Miss Rwanda ntiyamubaye. Kugeza uyu munsi amakuru mfite nuko Muheto atari yahabwa imodoka. Nabonye hanze ahangaha yivuze ikintu hari abantu babyimba bakarakara, I don't care niki n'uburenganzira bwabo, ariko n'utabibona wese arabibona. Mutesi Jolly ubusanzwe ndamwemera, abantu benshi bamwemera, azi ubwenge, azi ibitekerezo, agira gute, ariko hari ahantu ntabwo nabishimiye nge ku giti cyanjye. Yasabye umukobwa ko bajyana muri hoteli runaka akamusanga mu cyumba, umukobwa akabyanga, bikaba biri bimwe mu byatumye adahabwa iriya modoka. Hari aho byabihuriye cyangwa rirengagiza ibyabaye nge muri mu bushakashatsi cyangwa se mu bushakashatsi bw'imibonano mpuzabitsina cyangwa se na rukuruzi hagati y'umugabo n'umugore cyangwa se umuntu w'igitsina gabo n'igitsina gabo. Navuga ngo naho Prince Kid yari amabuye. Oya ahubwo niba ari umugore ari we n'umugabo yayiyobora ko akungizwa n'umugore we. Abagabo ati rimwe nemwe bagira intege, akoze undi mugiye intege nkeya gute. Intege nkeya. Hamwe rero dushimire ababyeyi ba Miss Muheto, kuko buriya ngo isuku igira isoko, ntago bira yabyibwiriza bihera mu rugo. Mwana wacu b'impanuro, mwarakoze kurera nyampinga w'u Rwanda. Ngira ngo ubu ngubu nawe nyampinga dufite namango ni nyampinga w'u Rwanda official. None ubundi bazaga mu kiganiro cyawe aba Miss cyane. Ni n'ubundi biragaruka ku gitsina. Kandi igitsina ewana nirwo rupfu rw'abagabo. Nimufunga amapantaro. Nirwo rupfu rw'abagabo. Igitsina ni bimwe, igitsina cyubyibushye, unanutse, umuzungu, umukene, umukire, byose sha umukobwa aragenda akakizirika. Wakibona kumva neza birajagoye. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze murere mu mande zose z'isi, ndabasuje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane uko namwe mutwereka urukundo. Musingiye kuganira n'umunyamakuru. Bijya bigorana cyane kuganira n'umuntu. Ngo birakomeye. Si bikomeye rata. Ahubwo amakuru y'iminsi ni meza. Warabuze? Ahubwo we warabuze. Sibyo rata. Ndahari. Cya byose ni ingaruka zo kwa Putin. Oya sha. Ndenda hari izo ngaruka rwose ntago zirangeraho cyane, gusa nyine muri rusange zatugeza ariko ibintu byose byaraheze. Zakugeraho ku buryo na wabura. Ni gute ibintu biva kwa Putin no muri kene bihenda, n'imboga za dodo zivina hangazi gahenda. N'umuntu agahita yenda. Umuntu se. Tukaba turi kuri hoteli nziza cyane rero ku Gitego, akaba ari Kimironko munsi ya control technique. Ariko hano ni na heza. Siyeza rata. Urazi ko nahageze mbere banyakireninje kuri reception buri kimwe cyose kabisa ameze neza. Ahubwo nzahazana sheri wanje. Warumeze umuntu wasokaye ko n'umuntu. Ahubwo ubu ngubu uri usanzwe uri kubana sheri wanje ndamusohoje. Misabwa ngo reka jya mu kiganiro, hano nzahamuzana umunsi umwe. Sha uzamuzane pe. Warumeze neza. Meze neza. Amazina ni Sibomana. Sibomana Emmanuel. Ko wabuze se warugiye mu biki Sibomana? Sha n'ubuzima bw'i Kigali babutoroshye. Y'umuntu aba wenyine yipapa kimama, abagomba gukora cyane kugira ngo abashe kwishyura inzu, abashe kurya, abashe kuba umugabo. Nta cyane ko nako ndimo nditegura kuva mu celibateri. Yego se agira inkuru rero cyane rwose. Ntago twari tubizi, tubwire amakuru muri uyu mwaka. Imyaka urumva imyaka irimo irangendana n'iki, hari ibintu umuntu aba agendamo agifite imyaka mikeya, babyita ubwadoresa, ariko narakuze muje mu kwa kabiri nuje imyaka 37. So urumva rero imyaka 37 ntago ndi umwana. None kuvuza imyaka yo bundi shabantu benshi. Ngese njya mpisha imyaka yanjye. Banga kuvuga imyaka yawe. Ngese byantwara iki? Ntago mbizima. Kanje nta I don't care. So urumva rero ndakuze bihagije, ndashaka kurongora n'umushire wa nyinda musohoje. Ukabona happiness. Ariko ntabwo ari happiness y'umunsi umwe, ni ya forever. Muri iyi minsi numva ngo mood ni happiness. Ariko happiness nyine ni ibyishimo, ahubwo ariko ngira ngo happiness ngira ngo ni Icyongereza. Ni Icyongereza. Ni ibyishimo. Yego. Cyase n'umunezero. Ni bimwe nk'ibyishimo n'umunezero byose tubisanishije n'ibimwe. Hanyuma navuga ngo hari ibintu biri trend muri iyi minsi by'aba Miss, ndetse akaba ari n'ampamvu nifuje kukuganiriza nabonye aba Miss bose kabisa.
ariko se bose sha ewana se ntubizi ko bagize bute wagira ngo uri papa w'abamisi njye ndi papa w'abastar ariko abastar bose abamisi abahanzi abakina filime abanyarwenya ndi papa w'abastar nabonye amafoto namo misi ewana nawe baraje bavuge ko bashakaga happiness njyewe se dore ba Megani baje mwise neza ba Elisa ba Liliane ba Jory ba ewana njye ariko ndi papa w'abastar uri papa w'abamisi ndabona na Kid mwari muri kumwe na Prince Kid ariko sibo bonyine usuye Instagram yanjye ni Sibomana ema abantu banyarukireho barabona baho amafoto y'abastar benshi ba Shadibu ba Jose Cameron ba Diamond ba Mr Flavor ba Tom Close benshi cyane ngira ngo ahubwo niwe tudafitanye ifoto nkawe nk'umustar wo kuri Gasaro TV nawe uri cyamamare aho ndagera mwa urakaze wowe uza abantu bakureba ndagera reba kuva watangira gukora ibiganiro abantu bamaze kukumva igorata ariko je nawe ndumustar ariko reka nkubwire ubona ibiganiro ukora kuri Gasaro TV ni ibiganiro bigaruka ku buzima bwa buri munsi ngenda kwamamaje rwose ko wazaba ministri w'iriya ministere nimije prof harya ngenda kwamamaje si uburenganzira bwanjye se kwamamaza aho nshaka ubutaho nibakenera umuyobozi ku yindi manda ngenda kwamamaje ushigiye kuki kubera ibitekerezo ugenda ugaragaza mu biganiro bigaragaza ko mu bintu bigendanye n'umuryango ubifiteho experience uburyo amakimbirane mu muryango yakemuka uburyo uburenganzira bw'umwana bwakwitabwaho abatandukanye ni gute umusore n'umukobwa babana bakarambana iyo experience urayifite kandi ngira ngo byose bikubiye ntago ngushyize muri ministeri y'ubucuruzi n'inganda n'icyo muri la ministeri ushaka kutaba ministri ukaba umunyamabanga wa leta muri ministeri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ni igitekerezo cyanjye bwita ariko urakoze cyane kandi urabikwiriye urakoze twikomereze kuba minister uswise Nelson ngambwira none Siboma wowe ucyumva ibi bintu ino saga navuga ngo imeze n'iminsi iri trend cyane wahise utekereza iki mu mutwe wawe cyakujemo haje imbere jewe inkuru ya mbere nabonye ngira ngo nkibibona bwa mbere inkuru nayibonye ku gihe bakipostinga nta nimeta 5 yari yagashira nahise ngibipostinga kuri status zanjye ko abantu benshi barazikunda n'iki abantu bamwe baravuze ngo sigwa ngo ukuri ndabeshya nyine byarabatangaje ariko urumva amakuru yaramaze gusakara yamaze kujya hanze n'iki uravuga utereka ntegereza nyine urumva uratungurwa urumva ngo biragenda gute what's next ibyo buri muntu wese abafite ukuntu agenda abyibazaho n'iki ariko urumva nategereje nk'abandi bose kugeza aho bigeze ahangaho na byarasakaye ku mbuga nkoranyambaga byageze mu bitangazamakuru mpuzamahanga ejo bundi perezida wacu nawe yabikomojeho n'iki ntago bikiri banga rero yego ucyumva none hari amajwi ati wanyimye happiness wese utekereza iki Njyewe bira byo kwanga yanyimye happiness byumvikana ko ry'abari ijwi nge nkeka ko ari rya Prince Kid n'irya uriya mukobwa Muheto ariko ariya namakuru tudafite gihamya kubera ko mu bintu bigendanye n'ikoranabuhanga rigezweho hanze ahangaha hari abantu bafite impano zo kuba yakwigana ijwi ry'umuntu turabizi umunyamakuru mugenzi wacu Julius Chita yigana ba Uncle Austin ba Medi hari n'undi ugana Smile Mwanafunze Alphonse Muhire Munana you never know ashobora kuba umuntu ariganye ariko abenshi bavuga ko ku bantu bazi Kid cyane bakunda kuvugana nawe bemeza ko 100% yarajwi arerye yego hanyuma wowe ubonye inuzaga navuga ngo yarakwirakwiye ku mugani wawe ndetse navuga ngo na nyakubahwa President wa Republika ejo bundi yabivuzeho kiriya kintu we wagifashe gute rero cyangwa se ino ishu twavuga wenda mpere ku byijwi warumbajije rirajwi ryawe kwango wanyimye happiness n'iki nge nta cyaha mbonamo kubera ko yaba ari Kid ni umuntu mukuru yaba ari Muheto arengeje imyaka 18 ntabwo ari umumineri kuba rero yaba ari gutereta umukobwa twese turatereta nanyu usanze ndi gutereta umusheri wanje birani bisanzwe nta cyaha kirimo byari kuba icyaha se bikabasakirego iyo twumva ari kumukonvika ngo uburanyima n'umtama happiness nzakwimikamba ariko yema bimubwira ikamba ryaratanzwe byararangiye ariko gutereta nkuko twese dutereta ikindi kuba arimo kubimubwira ikamba ryaramaze gutangwa ntako mbonamo ikosa
nta cyambonamo Ariko- nubwo ari umuyobozi muri Miss Yego. Rwanda ntabwo uvuze ko atakunda n'umuntu wabaye Miss Yego. na cyane ko hariya nimba nahita pipiniyeri ubwiza bwose niho bubarizwa n'iki why not atatoranyamo umwe akazamugira umugore kuri iriya voice iriya jwi nge nta kosa ndibonamo. Hanyuma tukiri aho benshi baravuze ngo nta kosa ririmo nibyo, Ntaryo. ariko nanone kubatereta umuntu witwaje icyo uri cyo cyangwa se ububasha ufite bwo ntago ari Oya, icyaha. ububasha se bangahe senda ku bantu bakora mu ntuza mu bantu bakora mu nzego z'ubuvuzi uzasome mu bushakashatsi bugaragaza ko mu bantu bakora mu nzego z'ubuvuzi haba mu mavuriro mu bitaro hehe uzasanga abadogiteri ndavuga mu buvuzi abadogiteri batereta abanasi cyangwa se abaforomo bikarangira babanye kandi uzarebe mu mavuriro yigenga muri kino gihugu hari nkaho nagiye kwivuza za Sonatibe n'ahandi hatandukanye uzasanga ivuriro ari ry'umugabo n'umugore bose ari abaganga ariko uzasanga inshuro nyinshi hari igihe badafite amatitire angana umwe ari umudogiteri undi adafite titire ya dogiteri ko bose ari abaganga ntango kuba yatereta umuntu wakoze mu kigo kiniki na cyane ko aba amuzi muri preselekisiyo kugeza abaye Miss Rwanda niki abamuzi kuba yamutereta nta cyakirimo kiretse enda ibindi byahakurikiranyweho nkuko ngenda mbikurikira enda ari byo azabazwa ariko ntabwo yazira ririyajwe. None ko hari ijambo yavuze ngo narakurwanire kugira utwarire ikamba benshi bahita babihuza nuko yari muhaye atari kwiye gusa icyo twemera cyo turi benshi nuko muhita ari mwiza hariya bo ubwiza bumenywa kuvuga ngo umuheto ni mwiza n'abandi bakobwa ni beza na cyane ko wenda icyo mvuga ngo narakurwaniriye niho iriya voice irerajwe niho harimo ikibazo uvuga ngo narakurwaniriye bivuze ngo kwera mu rwaniriye yari muhaye atari kwiriye na cyane ko ubushakashatsi cyangwa se nkuko kritera zigaragaza bavuga ko umuntu ugomba kuba Miss Rwanda ni umuntu ujije ibintu bitatu warushije abandi ubwiza umuco ubwiza ubwenge n'umuco ni ukuvuga ngo ubwiza bari abakobwa bose mbona ari beza ariko wenda tugende ku by'abantu nyamwinshi bavuga ninjya kuvuga ndirinda nta fanatisme nta marangamutima ndaba netemere nka rubitre uri hagati y'amakipe abiri bavuga ko umukobwa ngo wabaga uwa mbere ahantu hose bita ninde urabaga uwa mbere ahantu hose ko ari wagombaga kuba Miss Rwanda ngira ngo ni nayo mpamvu imodoka kugeza uyu munsi muheto atari yayihabwa kubera ko ikigo cyamamaza cyangwa se gitera inkunga Miss Rwanda kimwe mu bitera inkunga Miss Rwanda cyagombaga gutanga imodoka hariho cyari kiziye neza ko azaba Miss Rwanda ntiyamubaye kugeza uyu munsi amakuru mfite nuko muheto atari yahabwa imodoka. Yego. So kuba ravuga ni mwiza muheto ni mwiza nkuko n'abandi bakobwa ari beza wenda amaso yanjye ashobora kuba anyereka runaka ntavuze izina ukabona runaka ariko aba judge bafite nanone icyo bagenderaho ni kucyo warumbwira ngo yaramurwaniriye urumva kucyo warumbwiye ngo yaramurwaniriye aho ngaho umuntu wese ahita yumva ko yamuhaye ikamba atararikwiriye nge nuko mbyumva nta kindi. Uwo mu Miss ari muri bariya batatu inde ni harimo Malitia na Darina nawe utekereza ko ari kuba Miss oya ntabwo nge ariko ntekereza uwo abantu batekereza ko amajwi ya nuwize ngo guhera primaire akarangiza amashuri ose abo wa mbere abantu baramuzi mu Miss n'indera ko numva ntari kumwibuka neza gusa abo ninde bagisonga cyambere uramuzi hari Darina na Malitia hoya ubwo ninde sera abantu baramuzi wabaye ngo wize guhera mu hoya reba umuntu watwaye ikamba ry'imyitwarire myiza rya kamba rishyashya ryinjiyemo Miss Congeniality ni Miss ureba wahawe ikamba urumva hari ikamba ryasanzwe ritangwa urazi ko hari umuntu waje yiteguye ko ari bwambike ikamba ntibamuhamagara agwa muri backstage hari n'indi kamba rishyashya bazanyemo iryo kamba rishyashya rero barihaye niwe uwo nguwo ndaje nkomeze ntekereze ndamwibuka neza ni ikamba rishyashya ryinjiyemo uwo niyo barihaye turaza kumwibuka yenda akaba ari we wagombaga kuba Miss Rwanda niko abantu bavuga ntabwo ari ngewe ubivuze yego. Hanyuma tukiraho benshi baravuze ngo turi kuvugwa noneho uyu munsi bivugwa ko muheto ashobora kuba yaragiye muri Miss Rwanda ari maneko wandese hari n'abantu nagiye mbona bafata amatamneri bagashyiraho ubwo ngubwo aramutse ingofero za polisi nabyo biriya nabo aramutse ari maneko kuko turavuga kandi buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka
aramutse ari maneko ubwo bumaneko yaba bufatanyijemo na Miss Mutesi Jolly kubera ko ndabivuga mfite ingingo 3 wenda n'abandi bagiye muri comment batubwira uko babyumva ariko ndagera ku gitekerezo bavuze ngo abantu benshi bavuga ko yaba yari maneko nkigendeyeho aramutse ari maneko yabafatanyije na Miss Mutesi Jolly kubera ko duhere muri preselection mu burengerazuba Mutesi Jolly yabitsindagiye kenshi ngo muheto uri mwiza ndetse aragereka ngo uri mwiza pe cyo ni cyambere kuri finale umushinga cyangwa se speech imbwirwaruhame Miss Muheto yatanze yari imeze kimwe n'iya Miss Mutesi Jolly yatanze kuri finale muri 2016 urumva aramutse yarakoze hari wamwohereje ntago mbihagazeho n'iki ariko byanze kunze Mutesi Jolly yababifitemo nawe uruhari bafatanije kuko badafatanije nta kuntu wambwira ngo Mutesi Jolly ibi ni ibintu umuntu wese nudatekereza yakwibazaho n'iki ni nko kuvuga ngo penalty yinjiye mu kibuga nimba mfate nimba ari Manchester cyase n'indi kipe yatsinze penalty bose babireba urangira ngo ntiyinjiyemo kandi yinjiyemo so kuba gufata umukobwa umwuka mutoranya abakobwa 19 nako makobwa 70 uri mu judge mubyeyi wenda dukurikiye uzirinde kwa bufite abana ukagaragaza ko hari umwana w'ingenzi kuruta abandi bana kiraza kikanaziririzwa abana bawe baravuga ngo nta muryango ubura ikigoryi ubukizi ukumvira ubumuzi ariko wirinda kubasumbisha mu mutima wawe urabimenya ubu nabizi ngo mpuye n'ikibazo nkabana napfa ninde wakwita ku mitungo yanjye n'iki ariko wirinda kugaragaza ko hari ukunda n'udakunda no muri Misiri kuvuga ko Mutesi Jolly yakoze ikosa nagiye mbona amutera amabuye ntago ari byo kuvuga ngo agutoranya muri urumva n'ukuntu yabivuze yarabitsindagiye bigaragaza ko yari yabiteguye uri mwiza pe niho ngo Sandrine uri mwiza pe none arongera abimwibutsa urabizi ko uri mwiza undi agira isoni biriya nudashaka kubivuga nuko nabonye hanze ahangaha iyo uvuze ikintu hari abantu babyimba bakarakara I don't care n'iki n'uburenganzira bwabo ariko nutabibona wese arabibona Mutesi Jolly ubusanzwe ndamwemera abantu benshi bamwemera azi ubwenge azi ibitekerezo agira gute ariko hari ahantu ntabwo nabishimiye nge ku giti cyanjye kuvuga yagombaga bose no kubenkarajinga akabakomeza muharanire n'iki mu bigire gute n'iki ariko wa mu Miss harya ngo ni twavuga ni talent winner abari bafite ngira ngo wabaniye neza abandi hari Miss Photogenic Queen Ndahiro Mugabekazi hari talent winner Amanda Saro hari sport winner Marlene Uwimana na Miss Popularity Divine Nshuti Muheto Miss Heritage Keria Ruzindana na Most Innovative Project Jeannette Uwimana gusa so Ruzindana Ruzindana ngo yabaye uwambere ahantu hose kuko ibyo byo kuwambera ahantu hose ngira ngo ayo manota yo kugaragaza ko yabaye uwambere ni inzego z'uburezi zayamuhaye ntago ari nagiye ngo afinde n'iki babimuhaye abikwiriye urumva kuko ari ahantu yabaye uwambere mu wambere mu wa kabiri mu wa gatatu n'iki ariko hariya turaho ngaho ntago abo uwambere ahantu hose utazi ubwenge nge nago mbogamye ariko no mukobwa Miss Muheto azi ubwenge kabisa ntekereza kwenda ibyo tutabitinze wenda aba judge bazi icyo bagendeyeho twabikomantagaho ariko nyine n'abantu baravuga gusa nanone nawe ari mu bahabwaga amahirwe ko yaba Miss erega abantu bose ntibaba Miss ntago baba Miss ariko ngiye wenda nuko wenda nubwo babango ubwenge umuco n'iki ntekereza ko iriya titre kuba ngo Miss Rwanda ni Miss y'abanyarwanda ni nyampinga w'u Rwanda ntago ari ngiye mbona birenze n'umuntu ku giti cye niyo mpamvu abanyarwanda baba bagomba kugira uruhare mu gutora Miss Rwanda nkuko abanyarwanda tugira uruhare mu gutora perezida wacu dukunda tugazenuka tujya mu batora amajwi urusha abandi akaba ari perezida ntekereza ko no muri Miss Rwanda ukuri ikintu kitirirwa Rwanda ni Miss abanyarwanda twakagombye kubigiramo uruhare yego bakagenda kuri izo criteria ariko nanone amakuru mfite nuko nanone aba Miss Rwanda cyangwa se Rwanda Inspiration Backup ibangamirwa cyangwa se izitirwa n'abaterankunga kuko umuterankunga nimba tuvuge nimba ari GASARO TV wateye inkunga Miss Rwanda ukeneye ko hari criteria y'umukobwa ushaka ko azamamaza GASARO TV nuko nazaba ameze nimba muteye inkunga ro ushaka ntibagire ushaka kumwima cya kintu wamuteguriye ngira ngo niyo mpamvu ntuzamuheto bataramuha imodoka none tukiraho ngaho hari ibyavuzwe ko
Prince Kid yaba yarasabye umukobwa ko bajyana muri hoteli runaka akamusanga mu cyumba umukobwa akabyanga bikaba biri bimwe mu byatumye adahabwa iriya modoka hari aho byabihuriye cyangwa se amakuru none se kuba yaramuhamagaye umusange mu cyumba wenda ntabwo nzi impamvu ndumva ntaho bihuriye n'imodoka kubera ko nese ibyo kuba yaramuhamagaye ngo ubundi nuko ngo turebye Miss Rwanda zagiye zitambuka n'ahantu hose ibihembo uhita bihererwa aho ngaho mukiva aho ngaho ngira ngo wagiye kubona ba Colombe n'uwo Colombe bamuhaye imodoka ishaje n'abandi batandukanye n'iki n'ahandi hose imodoka ihita itangirwa aho ngaho none se yamuhamagaye ngo amusange mu cyumba mu ijoro ryo muri Miss Rwanda kuri finale ntaho bihuriye n'ubundi icyo gihe nimba ari imodoka itangwa kuki itatanzwe ako kanya ibyo byo kumwima imodoka mbona ntaho bihuriye no kumusanga mu cyumba ni indi case ukwayo nubwo mbona wenda urumva umuntu w'umusore n'umukobwa kumusanga mu cyumba ntaho bihwitse bakubye kuba barabiganira ngo namuhitora mubwiye ngo ko twiriranwe mu kazi n'iki kuko abantu bajya bakora ibintu bituma barara mu hoteli murabizi natwe nanjye njyayo hehe iyo mugiye muragenda mukajya mu kazi n'iki ubundi umuntu akafite urufunguzo rw'icyumba cye n'iki ukajya mu cyumba cyawe nimba rero mutabirangirije aho ngaho kuki mu cyumba bajya kugira gute ariko nanone n'umukobwa nanone dushimire na muheto wanze kubera ko bigaragaza ko turacyafite bandabaga kuko nidukoma urusyo dukome n'ingasire bamwe na bamwe mu basore bagenzi banjye barumuna banjye abo tungana abanduta ntabwo turi ba miseke igoroye ariko n'abakobwa bari hanze anga nabo ntiboroshye ngira ngo warabyumvise ejo bundi na His Excellency yarabivuze ati abakobwa bakwiye kugira umuco wo kuhakana bakavuga oya tunashimire uriya mukobwa ni muheto mu by'ukuri bigaragaza ko mu Rwanda turacyafite bandabaga nubwo ari bakeya ariko nanone n'abashiki bacu nyabona mudukurikiye ntabwo mworoshye mwiminjiremo agafu ariko nanone sinabarenganya kubera ko hanze ahanga hari ikibazo cy'umuryango ababyeyi ntibakita ku nshingano z'urugo kurera abana n'iki umwana arerwa na televiziyo akarerwa n'umukozi wo mu rugo nubwo n'abakozi nabo badufasha ariko nta uzategeza ko umukozi wo mu rugo azaza gutanga uburere ngo abuhe umwana wawe yamuha nk'uko abumuha ntabwo byashoboka nibyo koko wishyuye inzu watanze minerivare ariko uburere bwa mwana wa mukobwa nureba nabi buzaba ari bwa burere umwana azakura akaba umukobwa yajya muri byose za gisimenti wumva agatanga happiness hanyuma benshi baravuze ngo ibi bintu twe twarabivuze niba atari ibanga ibintu wowe watangiye kubyumva ryari si mama cyane ko ari umunyamakuru abantu Miss mwarahoranaga umunsi ku wundi abamisi twarahuraga ariko nubango twarahoranaga utagira ngo nararanaga nabo no guhurira mu kazi bisanzwe mu biganiro nk'umunyamakuru ahura n'abastari batandukanye n'iki ariko abantu baravuga ikindi abantu bagomba kumenya ko ntabwo itangazamakuru ry'imyidagaduro ryigeze ribigira access nyayo mu bintu mu bikorwa bya Miss Rwanda biragoye wenda nko gutangaza ko Miss Rwanda igiye kuba press conference ya mbere aho hose n'umuntu utari umunyamakuru ngira ngo aritabira ariko mu bindi byose ntabwo abanyamakuru bahabwaga agaciro nk'ako ubundi bagahawe kandi mu by'ukuri ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwubaha itangazamakuru na muzehe wacu His Excellency yubaha itangazamakuru n'intangarugero ko sinzi impamvu abandi batamureberaho benshi babihuje nuko Prince Kid hari ibyo yashakaga guhisha tukaba utakinjira mu mabanga kugira ngo utaba wamenesha umumisi kuko biragoye kubera ko n'uyu munsi ngira ngo nawe turi kugana cyangwa undi muntu dukurikiye nkubaje ngo Miss Rwanda ikorera hehe sinzi nimba uhazi urahazi reka rwose Miss Rwanda ikorera hehe n'abandi badukurikiye muri comment bandike nabangiye kukubeshya noneho reba Prince Kid baramufunze afite akurikiranyweho uretse ko mu rwego rw'amategeko iyo umuntu atarahamywa n'inkiko bavuga ko ari umwere ariko hari ibyo bari kumukurikiranaho Miss Megan ni mwiza Megan yareguye baramwirukanye kimwe muri ibyo ntakiriho mu buyobozi yagiye mu zindi nshingano ubuse twavuga ko umuyobozi twabaza ibya Miss Rwanda nindi ntawe Miss Rwanda ikorera hehe muhatubwire muri comment ibyo ngibyo rero bikongeraho no guheza itangazamakuru abanyamakuru nta makuru dufite turabona kuri social media tugaprofita ayo majwi ntituze aho yavuye ako byanze kunze n'abamisi bari kuvugana hagati yabo ko bo bazi ukuri undi muntu nkeka ko yabazi ukuri mu Mutesi Jolly byanze bikunze kashobora kubaza ukuri Mutesi Jolly barunaka no gutekereza impamvu mvugana iyi ngiyi Mutesi Jolly n'umuntu bitani mwiza Megan
kubera ko aba Miss wa mbere wabayeho u Rwanda bamwita Uwera Derira yatowe muri 1993 abatari babizi babimenye. Miss wa mbere y'u Rwanda nyampinga ni Uwera Derira, ngira ngo ubu ngubu umudamu ukuze. Ni ibiro byabereye Hotel Sherando hara ku Gisimenti. MC yari Irayini Manzi. Ubwo abandi ba Miss bagiye bakurikiraho muri 2009 ugakomeza n'iki, ariko muri abo ba Miss bose Mutesi Jolly mpamvu nari muvuze yabaye Miss Rwanda 2016. Yicarageze ahabwa akazi muri Miss Rwanda Rwazi, yabaye umujaji, yagaragaye mu bikorwa bya Miss Rwanda, yagiye kuba muri vice presidente wa Miss East Africa. Tunamushimira ko yakoze uko ashoboye kose ntitaye ku nzira byanyuzemo. Umunyarwanda akaba ari wegukana iryo kamba rya Miss East Africa n'iki, yarahatanye yarigaragaje n'iki, ngira ngo ntabwo yigeze we azi ikintu bita social media, ntabwo yigeze aha amahirwe abandi ba Miss ye kugira ngo bavugwe. Yivuze Miss umva Miss Mutesi Jolly setu. So ntekeza ko rero no kuba yarakoze muri bira bikorwa bya Miss Rwanda na Megan ko ari umuvugizi n'iki, bifite icyo bivuze ko byanze kunze bafite amakuru. Yego. Icyo jambo rirakomeye, tibafite amakuru. None se dufata urugero, urugero ngiye kwitangira. Runaka aramutse ashivuze ati uno mukobwa reka njye gura nawe, yaba hari information yaba yarahaye uriya mukobwa ushaka no gusangana n'icyo abiziho n'urugero. Ugasanga wenda Kid niba bavuze ngo kamamagare Elisa aze duhurira ahantu runaka for example, ataha amakuru Mutesi Jolly. Nese Mutesi Jolly yabwirwa n'iki ko Kid yahuye na Elisa kandi boy ntekereza ko na cyane wenda iyo bigeze ku ntuza ku by'abantu bari kuvuga byo kuryamana, imibonano mpuzabitsina, ikintu abantu bagomba kumenya wenda cyo nuko ibikorwa nka biriya bibera ahantu hihishe. Yego. Ntago najya kuryamana n'umukobwa na cyane utari umugore wanje ngo njye gutanga itangazo. Yego. Ariko byanze bikunze abantu badukurikiye barabizi, ari mu bigo dukorera cyangwa abo dukorana nabo, byanze bikunze amakuru yabo dukorana nabo tuyazi, kuko hari n'abajvayo akabyigamba. Ngenze umukobwa twakoranaga babandi biti byuki, yaragiye asohokana n'umubosi bajya za ntuza za Dubai, yari yabeshye ko arwaye, agenda ajya muri farumasi agura bya nini byo kwikiza by'umutwe n'iki, ahita yoheza muri groupe y'akazi. Ageze Dubai atangira guhamagara umuntu tugenda mvuge Sandrine, ati fata icyo ushaka shande Dubai sha. Nwango habaho kwigamba, ni nabyo bizadukorera ishyano. Noneho ku bantu batabizi muri nosi y'ubwamamare, kumva ko naryamanye n'umustar runaka n'iki, ngomba guhita nigamba kugira ngo abantu bone ko ngiye nkaze, kuba nimba hari abandi bakobwa duhanganye kwa ngomba kuremo. Ibyo birazwi, ariko abantu bataba mu bastari ntago babizi. So no kubyigamba rero bituma nerekana ko ngewe nkaze kuba runaka rero turi kumwe ubu ngubu, nka postinga nkwereza amafoto n'iki kuntu twatumeze neza. Amafoto ubwo arimo arajya hanze, voice note zirimo zirajya hanze n'iki. Nicyo ngiye kuvuga ku mafoto. Twaraye tubonye ifoto y'umusore Prince Kid na Elisa basohokanye ahantu. Sinzi niba yibonye iyo foto. Nayibonye ndanayifite muri telefone yanjye. Ndanayifite. Ubona ko bameze neza. Ese kwicara n'umukobwa hari kibazo? Hoye nta kibazo. Ubusubiza abakobwa nicaranye nabo. Kwicara n'umukobwa nta kibazo nibisanzwe. Ndahita mbihurisha nuko benshi batekerezaga ko Kid akundana n'uno mukobwa, ariko bikavugwa ko uno mukobwa ari we umukunda cyane. Ariko erega amakuru dufite uyu munsi koko ibyo binari tujye gusanga. Tujye tuvugisha ukuri. Twese turi abantu turaziranye, turi bakuru, nubwo hano badukurikiye baba bakiri abana bakigenda bakizamuka, ariko bavuga ko umubiri w'umusore ari nk'amavuta, naho umubiri w'umukobwa ari nk'umuriro. Ya mavuta rero yageze ku muriro uri ku imbabura yashyushye, amavuta arayenga. Navuga ngo naho ndetse ariko ndabivuga ndirengagiza ibyabaye nge mu bushakashatsi cyangwa se mu bushakashatsi bw'imibonano mpuzabitsina cyangwa se na rukuruzi hagati y'umugabo n'umugore cyangwa se umuntu w'igitsina gabo n'igitsina gabo. Navuga ngo naho Prince Kid yari amabuye. Kubera iki abantu ntibanyumve nabi. Mu by'ukuri ukuntu umubiri wacu w'abasore uteye, kugufata bakagutereka mu bakobwa ba nyampinga b'indobanure mu gihugu cyose, ra Miss wa kabiri Miss bose batambutse ukabageraho access,
mu by'ukuri nabango naho ndetse yarihanganye usha gusanga abari kumutera amabuye banunaka bari kwandika muri comment wagutereka muri barabakobwa bangana kuriya niki usha gusanga wowe bitanatwara niki bitanatwara n'ukwezi bitanatwara n'amezi atatu niki ngiye niko mbibona naho ndetse yaramabuye ko n'umutego yagiyemo ni ikigeragezo gikomeye yagiyemo kuba uri umusore ngira ngo nta n'umugore afite umugafriend afite baratandukanye kugushyira muri barabakobwa wafiteho access niki girlfriend yari mu bamisi nabwo oyangira ngo sinze ariko umugafriend yari afite baratandukanye muri barabakobwa ni abakobwa b'indobanure babaye abastari babaye byamamare no kuba gushyira mu bafiteho ijambo mu by'ukuri ni umutego abagabo 99% kusimbuka byabagora ntibamutera amabuye niki ni byaba ku mugabo uwo rero wese wafata umugabo akamutereka hariya muri barabagore cyase muri barakobwa ababisimbuka ni bakeya nubwo nzi ko ari abari buntuke bantuka ariko nabo bazabona bibabayeho none hano hari inuze ndi kureba post y'umuntu bita Dekati yanditse ati ibyo nge byose yanditse ano magambo n'amafoto y'ibyo nge byose oh my god wenda mu gihe ugishaka iryo jwe ikindi nagira ngo mvuge hari umuntu nigeze kubona mu kiganiro Sandrine nabonye mu kiganiro wenda mu gihe ugishaka iyo voice note niki yaravuze ngo umwanya nkuriye wo guhitamo abamisi niki no kwirinda imitego urazi abagabo kuno duteye niki dushaka kugwa mu mitego isaha n'isaha ngira ngo mujya mwumva zasaga hirya no hino ntagiye kurondora niki baravuga bati umuntu wayobora Miss Rwanda nuko yaba ari umugabo urumva mfate nk'urugero Miss Rwanda ikayoborwa n'umugabo akungirizwa n'umugore mu kwinda ko umugabo azagwa mu mutego w'aba bakobwa none se bwashatse kubatereta ibyo byashatse kubirya umugore we uragira ngo bakirirwa na nose agize gutya agafata none se urugero nerije bamufite hoteli umugabo yashaka kuvutura icyana yarangiza akagitelefona gute se kandi n'umugore wahari ibyo se nibiki abakobwa b'iminsi se bakangishwa no gufite umugabo orasekeje niba abizi yuko umufite ashobora kugenda bitewe na profit amukurikiyeho akagenda ati byose ni kimwe nyine ubwo n'umuntu wari watanze igitekerezo jewe hari watanze igitekerezo je numva nicyo aravuga ati niba ari Miss Rwanda niyoborwe n'umugore oya ahubwo niba ari umugore yoborwe ari we n'umugabo yayiyobora ko akungirizwa n'umugore we abagabo ati rimwe nemwe bagira intege akoze undi mugiye intege nkeya gute intege nkeya hamwe rero ibintu bijyanye n'ibisobanuro tukiri aho ngaho twabonye ngo kwa Dekati ngo Kid yari afashe irembo kera ariko rimwe ibyo Dekati avuga hari igihe benshi bamutuka bakamutera amabuye ariko mbona ntekereza ko Dekati ni umuntu wo kuri social media influencer ndetse ukurikirana amakuru ibera hirya no hino niki na amakuru byanze kunza bafite ibimenyetso kuko zira nkuru zishoramo amafaranga ngira ngo ujye ubona ko anabipostinga ati umuntu uma inkuru ifite evidence ndamuhangira ngo ubushize harya yatanze amadolari angahera atanga amafaranga ngira ngo nawe arabipostinga ati umuntu uma inkuru itwika ifite evidence niki ndamuha amafaranga nakazi rero atanga niki tunamushimira ko yasobanukiye kubyaza umusaruro social media niki ariko Dekati rimwe na rimwe cyose kenshi apostinga amakuru afite source nyine umva bishoramo amafaranga yanditse ati akenshi najyaga mvuga ibi bintu hanyuma mukantuka ariko yarabivuze bakamutuka yajyaga bipostinga ati urashaka urarwanya Miss Rwanda n'ibiki bakamutuka ariko ntekereza ko abifite gihamye yanditse ati nababwiye ngo umunsi bya Miss Rwanda byose byagiye hanze abanyarwanda mu Rwanda no mu mahanga bazumirwa mwe mutuze byose ndabishyira hanze ngaho mwiyumvire namwe ibyo bari bahishe birirwa bababeshya ngo Miss Rwanda abatorwa kumbi n'ishyirahamwe ry'umugabo n'abagore kwekwe none umugore mutamuvuniye umuheto narababwiye mwanga kumva sha nugira aho ujya biracyaza papa ariko reka mbwira noza tujye ni byiza ko tunashimira n'umuntu akiriho tujye dushimira abantu nka Dekati n'abandi bantu bakoresha social media niki rimwe na rimwe hari gihe umuntu avuga ibintu yenda uburyo yabivuzemo urangaje bivuzemo bakavanga uriya muntu niki yanga barunaka niki ariko mu by'ukuri bikaza kugara ko wa muntu ningira kamaro ahubwo twakagombye gusapotingana abanyarwanda dukwiye gushyigikirana nimba tubonye umuntu ugaragaza ibintu tutari tuzi ukora ibintu byiza tukamusapotinga tukamushyigikira niki nimba turi gutanga nk'iki kiganiro turi kuvuga ibintu abantu bakeneye kumva abantu
bakagisharinga n'iki dukwiriye kugera urwego dusapotingana dushyigikirana tugafashanya reba ndetse nk'abamututse ubu ngubu bakongera ntibafite ikimwaro icyo gihe baza kubikurikirana nimba hari abahohotewe koko umubare uba waragabanutse none abanyarwanda tugira amatiku tujya tuvugisha ukuri bamwe muri twe tugira amatiku niyo habonetse nk'umuntu uvuga ukuri usanga tumutera amabuye nayo ukuri nimba kwagiye hanze tukamuteranira none ataka karu namwe kabagezeho burya ngo irembo ryafashwe kera ubundi stories nk'izi nazerukaga mu runana ngo ati cyaze yavuze cyaze twifatanye na Elisa muri bino bihesha cyakoze kankubwire gufatirwa irembo bikarangira bizambye kandi imagine mu mutima wa Iradukunda Elisa n'umukobwa uraho nta kintu abaye kimwe n'andi ba Miss n'iki wenda nibwo hari ibivugwa ku bandi ba Miss ariko baze gufata irembo ibazi wabo aho uko bameze uyu munsi ibaze ukuntu ameze tumwihanganisha n'iki ariko nawe ishyire mu mwanya we pole sana bibaho wihangane hari n'abandi baba byarabayeho uyu munsi bakiri bazi ayo makuru se none se ubwo yarafashe irembo agakomeza gutereta ibyana byo muri Miss ko byaba bikabije uzu buraya bweze hanze angaha uburaya bureze ngira ngo hari turi mu mperuka ariko ibintu by'uburaya ahantu muri Bibiliya byagiye bivugwa hari Dawidi ngo hari umuntu yishe ngo atwara umugore we n'iki ntabwo ari ubwa mbere bibaye za muri Amerika birahaba za Hollywood hose skandali nk'izi wenda nuko twebwe wenda nko mu Rwanda aribwo dutangiye guhura na skandali zikomeye mu myidagaduro n'iki kandi wenda abantu ntibantuke n'iki mu by'ukuri ni icyasha ko kiri ku gihugu amakuru asakaye mu bitangazamakuru mpuzamahanga ariko abantu bagomba kumenya ko uko imyidagaduro ikura mu gihugu runaka ntago imyidagaduro y'igihugu runaka yakwamamara ibintu byose byarabaye perfect ntago bishoboka n'abano ba star duhora dushamadukira muri Amerika uzuma ngo bari hana ngo Kim Kardashian barabose bagaragara Hollywood bigaragaza uzi skandali baba barakoze uzi ibintu biba byarakozwe hari ahantu uyu munsi icyo bakoze cyose kirasakara ntago wakwamamara mu ruhando mpuzamahanga warakoze ibintu biri perfect kuko inosi ntago ikunda abantu bakora ibyiza bakunda inkuru zabiracitse ibintu bibi byasenyutse batandukanye bashwanye none se zino nkuru zanyuze kuri BBC TV 5 n'iki none se mu bikorwa Miss Rwanda yagiye ikora byiza bigeze babitangaza ntabwo wazamamara mu isi bwamamare ukora ibintu byiza gusa skandali nk'izi mu myidagaduro zijya zibaho hano ntibantera amabuye nuko nta n'umuntu wanjajiga n'uburenganzira bwe n'icyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibintu uko abyumva ariko abantu bamamaye mu ruhando mpuzamahanga n'iki hari skandali nabo baba barakoze ibiro bibaye nyine byabaye nyine ni icyasha ariko bibaho mu myidagaduro dore nawe yunze burya ati Mutesi Jolly ahishe byinshi ndetse byabaye byose yarabizi kuko nkuko Prince Kid abyivugiye Mutesi Jolly nawe hari byo yigomwe ngo Diedona mugeze ahageze ariko ngo hari na message ngo yasohotse ngo Mutesi Jolly avuga ngo iyo bitaba kubwa ngo sinza hano mbandi ni Kid wabivuze ariko no munsi tuzi niba koko Mutesi Jolly ayibubwere umuhungu uteretana bavuga twinshi uza amagambo turavuga shaho turavuga ubu ndeba nk'amagambo mpora mvuga bibaze bamfasha amajwi bakashyira hanze cyangwa yagira views umuhungu utereta ashaka kubwira uti nkwemereye Barabas ariko Barabas ya Bruce Melody nta nigara afite nyine kuki uvuze Barabas ya Bruce Melody nuko aricyo kintu navuga uyu munsi biziri mu modoka zihenze ariko noza ngo ino skandal ya Miss Rwanda yatumye ngo Bruce Melody nawe ngo abihomberamo yasohoye indirimbo ya flopping ngo irazimira ntiyavugwa Ego se nubizi se n'amakuru mba mfite papa amakuru mba nyafite rero uyu munsi na Barabas ntiyavuzwe ariko ngo nayo ngo ni fake ngo ni impapirano tubizi niba ko uyu munsi uno Jolly nayo hari byo yakoze gusa bivugwa ko abamisi benshi baciye mu bintu bikomeye kugira ngo babe hari aho bagera ndetse gusa mu minsi yashize umukobwa witwa Karuriza Amanda hari ikamba yatwaye ikamba rya ni igisonga cya mbere 2021 yego igisonga cya mbere ati noneho njye wundi ready yo kuba navuga ikindi hari ibintu ntuza umunyamakuru ntabwo ari umunyamakuru mu social media users patikope baramwirukanye barashwanye arangije ashyira kuri Twitter ngo ngiye gushyira kuri hanze abantu batari bazi igishaka kibero nk'ibyo mu minsi mike harashye barangije
baramugarura abonye agiye kumena amabanga hanze n'iki ati ntaze bana zidakomanya amahembe birerega inzu igiye gushya hari umwotsi nyine ugomba gusohoka n'iki abantu bareba kure bakagombye kuba barabikurikiranye bararebye n'iki sinzi harya buriya byakurikirana n'iyihe minisiteri y'umuco ni iyihe n'iki ntekeza ko nayo wenda yakagombye kuba sinzi ntabwo ninjira ubuzima bwa minisiteri ariko ntekeza ko hari ibimenyetso byagiye bijya hanze kimwe bibiri bitatu bine abantu bakabifata gutyo n'iki ariko ntago biba ari byo bakwiye gukurikiranwa hakiri kare ntago nta nduri ivugira ubusa ku musozi yego kandi bari abakobwa baba misi ni bashiki bacu n'abana b'abanyarwanda n'abana bacu n'iki niyo mpamvu icyababaho kubungubu ikibazo ubungubu byatangiye twatangiye ikiganiro mbaza ngo se ngo inkuru yo gutabwa muri kwa Prince Kid wayimenye gute nkubira uburyo nemenye ubungubu byarenze urwo rwa Prince Kid byabaye ikibazo cy'igihugu noneho kubera ko abantu bose bari kuvuga ubungubu ushobora gusanga muri Miss Rwanda harimo mwene wanyu mwene wacu abadukurikiye n'iki ni ikibazo cya rusange uyu munsi abantu bose barimo baratera amabuye Prince Kid abandi barimo baravuga ngo bari abakobwa n'abari kubavuga nabi bamwe n'amazina nge n'ibintu ntasubiramo n'iki ariko abantu bibuke ko wowe udukurikiye nawe ufite umwana warabyaye n'iki abana be ni batoya bariga primaire ejo bazagera muri segonderi uravuga ngo ngo nge simfite umukobwa umuhungu wazatera inda imiserero ivuke umukobwa wazakura nawe ajye muri byo ngibyo iki ni ikibazo cya rusange aho hasabwa uruhare rwa buri muntu wese agashyiraho itafari rye nabonye abantu basa babyikuyeho n'iki kandi ni ikibazo cya rusange uyu munsi nuriya ejo ni njyewe niyo mpamvu rero nitubirandurana n'imizi turadukijije n'ababana bacu bari hasi abakobwa bari ku gisementi rebyo bakora ngira ngo video gize ubona zitereninga kuri social media n'iki ntago ari byo rero niyo mpamvu ngo iki kibazo kirenze umuntu umwe ni ikibazo cy'igihugu cyose kandi kirareba buri munyarwanda wese nkuko mbona amafoto Kid mwari muri kumwe ubundi Kid yari umuntu mu buzima busanzwe wenda bimwe bashiye guhura ngiye Kid nago twari tuzanye ndakeka abanyamakuru benshi na ewana access bigize bagira ngewe bo ntekereza ko ubundi yari umuntu umeze gute donc nk'umuntu mwajyaga muhura ntabwo nahuye nabo kenshi ngira ngo no guhura nkuko nahuye n'abandi ba star batandukanye baba ari abamisi abahanzi n'iki mpura n'abahanzi batandukanye mu biganiro mu buryo bucyase ubundi ariko ntabwo ari umuntu wakundaga kuvuga menshi ntabwo ari umuntu wakunda kuvuga menshi ntabwo nubwo ari umuntu wapfa kumenya amakuru ye nta n'ibiganiro byinshi nge nigeze ngira nawe twari guhora gusa urumva yari yatuzaniye abamisi ku Isango Star kuri televiziyo no kuri radio n'iki niho nakoraga icyo gihe urumva aho yazaga azanye abamisi cyase nawe agakoreshwa interview ni mu ubwo buryo nta biganiro byihariye biri personal nigeze ngirana nawe no guhura twifotoza for fun bikarangira wowe uko amubonaga wabaga watekereza ko iki kintu cyabaho nabonaga ari umuntu witonze mvuga ni abasore mvuga ni ahubwo mvuga ni nk'uyu ngwa kwe kuba Mr Rwanda niki ngira ngo wenda ikindi nk'iskandari kura muri Miss Rwanda ngira ngo wenda nabo muri Mr Rwanda bakagombye kubyigiraho kubera ko biri mu murongo umwe bose ni Miss Mr niki ntekereza ko wenda nabo inkoni ikubise mu cyeba uyirenza urugo ntago mvuze ko wenda aho haboneka ruswa ishingiye ku gitsina ariko ni isomo twese ibintu byose bibaho bigiye bitubera isomo hanyuma hari amafoto ndibite nkubazaho hari abakobwa bavuzwe ko bakundanaga n'uyu musore ngira ngo mu majwi warabyumvishije byaravuze ari aba bakobwa batatu bari bazanye abahe abo ngabo turi kumwe se ndimo ndabona Mutesi Jolly Liliane na Elisa none se icyo gihe nyine harimo Liliane icyo gihe hari mu mwaka wa 2019 urazi ko Megan arimo aho ngaho oya nta burimo icyo gihe Megan yari ataratorwa icyo gihe ndabyibutse hari muri mwaka wa 2018 icyo gihe nuza hari ku ngoma ya ntuza iradukunda Liliane icyo gihe bari baje mu kiganiro hari haje Miss iradukunda Liliane Miss 2018 iradukunda Elisa Miss 2017 Mutesi Jolly Miss 2016 nibo bari baje icyo gihe urumva Megan yari ataraza tukiri muri 2018 kangira ngo urazi ko imbere ya Mutesi Jolly 2015 nta Miss dufite nabi cyetse 2014 akiwacu Colombe kandi Colombe yabaga mu Faransa
urumva rongera ngo nawe yababa mu Rwanda ne baba barazanye n'iki niyo mpamvu ntabwo ari uko yabatoranyije ahubwo nuko ubanziriza Mutesi Jolly 2015 nta minsi ngira ngo yabayeho 2014 ni Akiwacu Colombe ari mu Faransa Megan yarataratorwa urumva rero ntacyo wamuvera none cyangwa se niyo mpamvu abantu bahita babifata bakabihuza nuko erega abantu baravuga ikindi nuko bakundanaga bose aba se waharike se wafatikanya abakobwa batatura babivumbuye mwashwana sinzi ntago mbyumva ariko bari batuye mu kiganiro n'iki bisanzwe nkuko tujya dutumira mu kiganiro abastari batandukanye ushaka guhamagara Shadibu ugahamagara Sani ugahamagara na Kate Bashabe n'urugero ukabahuriza mu kiganiro ushaka kubabaza ku bintu bindi bibavugwaho n'iki n'urugero niko biteke kandi bose n'abamisi bakomeza ku mishinga yabo ejo hazaza byenda bite n'iki ariko icyo gihe Megan yarataratorwa none utekereza iki kuri ari amajwi yagiye hanze amajwi yagiye hanze nda isomo abantu bagomba kubikuramo nukutizera abantu twohereza voice note rimwe na rimwe twese uno mutego twawugwamo nanjye ndimo ufata telefone kaburoheje nakubyohereza biroroshye social media tunashimire ntuza nubwo atanyumva tunashimire ntuza wo bita Mark Zuckerberg nyirizina social media bari WhatsApp Instagram Facebook ngira ngo baye Meta ariko nibo banyiri ibingibi byose uko nashyize uburyo boroheza ukiri coding akagata kagenda ariko iyo kagiye kugukoraho kaza kapima tone abantu twitondera ibintu tuvuga twoherereza abantu ngo turimo mu by'ukuri social media azorohereza nigeze kubwira abantu ngo umuntu ukinisha social media atarazigiye adashaka no kuziga ngo abisobanukirwe n'iki abameze nk'umuntu ukinisha imbunda atarize kurasa byanze bikunze irimo amasasu nutirasa urarasa mugenzi wawe byanze bikunze social media ni ibintu abantu bagomba kwiga ni ibintu nge nagize amahirwe mbona training mfite na certificate najya kwakisha akaza hano hose ariko abantu bajye bajya muri Google biga ukuntu social media zikoreshwa ibibi byazo ibyiza byazo uko wazibyaza umusaruro bakoresha social media bibinjiriza amafaranga kuta kujyaho bagiye gutukana njya mbona abantu batukana kuri Twitter Instagram YouTube hose ntabwo ari byo yego ngira ngo iryo jwi ryari ry'umukobwa uvuga ati runaka ni inshuti yanjye atariko rwose ngo nkunda inkuru we bo twese dukunda inkuru rwose ati tekereza ko akundana na niba ari Liliane akabyirengagiza bizi ikintu biki ariko biriya reka nkubwire ndabivuze abasore hariya cyasana b'igitsina gabo bashyira muri raporo ya Prince Kid abarusimbuka ni hafi ya ntabo ego pe nukuri kuko twese uyu munsi turi perfect tumeze neza wenda dushyiramo no kwirinda tukwirinda ibintu biduhuza n'abakobwa turi babiri twenyine n'iki ariko ira position wisanga uri bose bavuga ngo uwakubitira imbwa gusutama yazimara imbwa nizihe ugiye kuvuga nawe inyana zimbwa nk'abawundi oya imbwa nukuvuga ngo abasore bari hanze hano reka mbivuge muri ijambo ntawe ndutse kuko nta muntu mentioninze abasambanyi ni benshi bireze ahubwo uyu munsi impamvu biri gutrendinga twaturi no kubivuga nuko runaka yafashwe ubona ari abasore n'abakobwa ubona ari bande bakuru ubusambanyi akaba ari umuntu uzwi mbese no musitekereza ko iyo biza kuba ku muntu runaka wa muntu utanazwi byari kugera hano ariko nanone ikibazo cyaba Miss Rwanda gifata ku gihugu cyose kubera ko abantu bitabira Miss Rwanda niyo mbivuga neza uyu munsi hari umusore utendeka abakobwa batanu bakanabamenya bagaciringa nyine ubwo bamwe bakamukatisha ariko ntabwo bigera hasi ariko nukureka abantu bareke gutendeka neza abasore batendeka hano hanze umusore wabona ukunda umukobwa umwe ni bangahe okay neza abakobwa ni perfect nyine uzi abakobwa kuno badupeza bakakujera muri nka batandatu n'abakobwa baratendeka dore umva Sheri umva hari umukobwa tuziranye barimo bamusereza muri telefone ye Sheri umusatsi Sheri makeup Sheri ifiriti agafite abashire batandukanye ukibaza menya hari intuza nashyize kuri status nimba tayibonye bavuga ngo uko impamvu ituma abasore hanze nga badashaka cyase abakobwa badashaka hari ukuntu babigereranya no kuntu ngo umuntu watetse ngo atarya aba yajabuye cyane urumva hari icyo bishatse kuvuga rimwe na rimwe rero iyo tuvuze ibintu by'uburaya ntitwatungaga tuve ngo ni abakobwa bikura se abasore ahubwo ino generasiyo ariko dushimire ko hari n'abantu bitwararika b'inyangamugayo hanze hari abakobwa b'imfura hari abasore b'imfura ni ukuri mu by'ukuri tubashimire tunashimire Muheto nimba koko
yaratinyutse kuvuga ngo oya ari we ubyibwirije nimba koko nta wamutumye nk'uko ugeze kubikomozaho dushimire Muheto twata tubona ko ari ndabaga ngira ngo umukobwa twandabaga wageze kumwumva tunashimira n'umubyeyi n'ababyeyi ba Muheto ngira ngo afande ngira ngo papa ye n'umupolisi yobera amajyaruguru n'iki dushimire ababyeyi ba Miss Muheto kuko buriya ngo isuku igira isoko ntago bira yabyibwiriza bihera mu rugo mwana wacu b'impanuro dore hanze bimeze gutya na gutya mu by'ukuri yaba nimba mama we uwonzi ni papa we nimba mama we namufite kabisa mwarakoze kurera nyampinga w'u Rwanda ngira ngo ubu ngubu nawe nyampinga dufite namango ni nyampinga w'u Rwanda official none ubundi bazaga mu kiganiro cyawe ubundi ni ikiganiro cy'isango star ntabwo ari ikiganiro cyanjye donc ariko ni wowe ni Philipita wabakiraga ariko twarakoranaga niyo mpamvu rero nago icyo gihe nibwo ari ikisango ariko nyine baga ugifite access nje nshaka kuvuga ubundi umuntu bita Megan muzima basanzwe bagameza ati Megan muzi mbona Miss Megan bwa mbere nakoraga ku isango star namumenye ataraba Miss ariko akiri muri ya nkundura yo kwiyamamaza n'iki aza ku isango yaje azanye na Mwiseneza Josiane Miss Popularity 2019 icyo gihe inkuru ya Mwiseneza Josiane yerera hitinze yatambukaga ahantu abantu bose bakuzura umuhanda ngira ngo mvuze ko mwisi y'abastari bo mu Rwanda nta muntu uragira hiti ndavuga mu myidagaduro nta muntu uragira hiti nk'iya Miss Mwiseneza Josiane icyo gihe barazanye bamaze kuzana ku isango urazi isango stari korera mu isoko harakubise haruzura n'iki mbona abantu bose bakubise bose barashaka kwifotoza kuri Mwiseneza Josiane mbona Megan ntawo mwitayeho ngero nkunda mu buzima bwanje ndavuga bwa buri munsi cyase ubuzima busanzwe nkunda kwifatanya n'umuntu usa nkaho yihebye cyase umuntu watawe umuntu uri wenyine nkaba namuba hafi pole sana nkamwihanganisha mu by'ukuri tuvugishije ukuri uburyo byagaragaraga nta muntu wari witeye kuri ni mwiza Megan urumva wari ukenewe ni Mwiseneza Josiane n'abantu bose bashaka bamwifotorezaho abamwitegereza urumva cyo gihe urika hiti yagize so Megan rero yararaho ngaho ngira ngo hari foto abonye turi kumwe yambaye imyenda ubona ko akiri muto bari bakiyamamaza n'iki ndagenda ndamuganiriza mbona urumva byanze kunze abakobwa muraziranye cyangwa abagore muraziranye n'iki iyo muri abakobwa babiri ukabana abantu b'igitsina gabo bose bashimadukiye umuntu umwe ukabona ntawe ukwitayeho byanze kunze hari akantu kakuzamo n'iki ndagenda ndamuba hafi ndamuganiriza bisanzwe ni nko kumukora mu isoni kwa mbivuze amazina yabyo n'iki naho ngo twafatiye amafoto n'iki bonaga ari umuntu utuje ariko n'umuntu ucisha make n'inshuro nyinshi twahuye ngira ngo hari foto muzabona kuri Instagram yanjye ndi kumwe na Miss Tanzania bamwitaberwa na Megan yari ahari nuko nta foto wabonye turi kumwe ariko ya Miss Tanzania ngira ngo wamubonye 2019 twari kuri hoteli La Palace Nyamata niho twari turi ariko n'umuntu tuje n'umuntu uvuga mbona tuje nta bintu by'amakare tuvugishije kuri buriya iyo turi imbere ya kamera tuba turi abantu beza dutuje n'iki ariko behind camera nibwo umenyera umuntu n'iki urebye rero muri baraba Miss bose ubona ko Megan ari umuntu nabonaga utuje ucisha make n'iki no mu kuvuga ko ni ibintu ntiyabigize intambara ariko hari abandi ntavuze mwana kiguruka mbivuze gutyo ntabwo nabanci nk'amabere n'iki ariko nako Megan ari umuntu utuje uraho ngaho hanyuma Liliane nawe ariko na Elisa nawe nuko nawe na Elisa hanyuma Liliane mama yigize gutangaza amakuru ngira ngo twese inarayabonye nta muntu utarayabonye avuga ati umukobwa wanjye agiye gutwara Miss Rwanda n'ubundi yarasanzwe abizi kazaritwara ariko hari nibyo numvise ngo hari umubyeyi ngo bakoresheje interview ku gihe ngo bamubaza uko yakiriye ku mwana we yabaye Miss Rwanda kandi Miss Rwanda yari taraba bamukoresha interview nk'uyu munsi nk'ukuri kwinkoresha Miss Rwanda izabejo n'iki ibi byose rero bigenda bigaragaza ko hari ibintu bitagenda neza kandi Dekate yaravuze abantu baravuze n'iki ariko sinzi nyine nteza ko yenda iki ngiki yenda nicyo gihe cyo kugira ngo bijye hanze nimba ari urengana yenda Imana ishimwe dufite inzego z'ubuyobozi abari RIB abari polisi inzego za leta nta muntu zarenganya zireba ibibazo bihari zikareba uri mu cyaha uri mu ikosa urengana karenganurwa ufite ibyo akurikiranyweho byamuhama akaba yabihanirwa n'iki reka tubaharire inzego z'ubuyobozi hanyuma benshi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ejo ndavuga barikanze baravuga ati ibi bintu byafashe indi ntera ndetse hazamo n'icyaha cyo gucuruza
abakobwa we ririya jambo warifashe gute cyangwa se twese twarabyumvise gucuruza abantu baravuga bati noneho ubwo hari ibigegeranyo njya nkora nubwo nabiparitse byitwa isoko y'ubwamamare abantu ushaka kubireba asure Instagram Nisibamana kadomoyema nigeze gukora icyegeranyo kigaragaza ukuntu icuruzwa ry'abantu rikorwa babavana muri za Nigeria muri bihugu by'uburengerazuba bwa Afurika bakajya kubacururiza mu Butaliyani no mu bindi bihugu bimwe na bimwe by'Uburayi no muri Aziya n'iki icyaha cyangwa se icyaha ntabwo ari kosa ngo ni icyaha cyo gucuruza abantu ntabwo sabakobwa gusa baba ari abakobwa n'abasore bose baracuruzwa ariko amakuru cyangwa se ubushakashatsi bugaragaza ko nta muntu ujya gucuruzwa ngo bamujyane ku gahato bakujyana ku neza bakwizeza ibitangaza bakwizeza ibintu byiza uzabonerayo wagerayo nyine ugasanga ibyo ubonye bihabanye n'ibyo bakwijeje wenda ibyo bavuga ko ntekereza ko kubanyakubaha wacu yarabivuzeho byanze bikunze abafite amakuru yizewe noneho ni ikibura afite amakuru kuba wenda abo bamisi baracurujwe mu bihugu byahe bitandukanye n'iki twabiharira inzego zibishinzwe zikazabikurikirana kubera ko ngewe ntabwo narinzi ko haba harabeho gucuruza abakobwa nge narinzi amakuru mfite niyo abandi banyarwanda bafite tubona abamisi basirenga buri indege bari ku mazi baryoshya kurye kamemu tubango banze kwambara bikini bagiye mu marushanwa n'iki ntago tuba tuzi ibyo bagiyemo nubwo twumva ngo bagiye mu marushanwa n'iki ariko buriya reka tubiharire inzego zibishinzwe buriya byanze bikunze ntekereza ko ikindi ku munsi w'urubanza ubwo bazababuranisha Prince Kid byanze bikunze ibyo aregwa ubushinjacyaha buzabivuga nibumara kuvuga ubwo abanyarwanda ndizera ko abanyamakuru bazaba hari GASARO TV nayo izabihari niki mukadutangariza cyase nanjye mpari tugatangariza abanyarwanda amakuru yenda y'ibyo bazaba bamurega kuko ngira ngo ngubu baracyakusanya ibimenyetso hanyuma umuntu ushobora kwiyanukira uyu munsi akavuga ngo runaka byarangiye kamubayeho gutya na gutya akaba asa n'uwajajinga wa mugani wawe nyamara uyu munsi biracyari mu butabera ntabwo baratangaza uyu bundi umuntu wese muri buno buzima tubayeho mu isi tugira ibihe by'umwijima tugira ibihe iby'umwijima iby'umucyo buracyabukira n'iki uyu munsi ni Prince Kid ejo ashobora kuba ari runaka ejo bundi ni ngewe ikindi hari uvuka gupfa n'iki ino si niko imeze ngira ngo ubu ngubu wenda ikindi kivuga mu ruhando mpuzamahanga intambara ya Ukraine ngira ngo ubu ngubu yaba ari perezida wa Ukraine nawe ntatuje Putin nawe se ngo bafite amahoro ngo buri muntu wese abafite nuko nta muntu wa ngwingone kubise mu keba uyirenza urugo uyu munsi ashobora kuba ari Prince Kid ejo ugasanga ni runaka ejo ni runaka n'iki ngira ngo se hari ukasaga ndimbati n'iki ngo twese ubu se uribuka igihe je comment ejo ndumanza ati ndimbata bayaruhutse no kuvuga ino si kuntu tumeze nkanjye ntago natinyuka kumuseka kuko hari igihe cyageze nanjye numva isi irangwiriye ubwo bavuga ngo natandukanye na Sani byarankomereye n'iki ibitutsi nakiriye amagambo mabi n'iki ngo buri muntu wese agira icyumweru cye agira amande uzi ibitutsi nakiriye uzabanye harya ngo hari wese ngo inyanazimbwa nge banyitse n'icyo kintu kirenze inyanazimbwa naratutswe ndibuka wikurunga hasi urukundo rukurisha ibitaka rukakurisha ibiki n'ibiki filime bakinnye rwose ndetse ni filime so urukundo ni rubi mu by'ukuri umva twaravuzwe urumva barakuvuga akagutuka bakayagute buri muntu wese agira igihe cye ariko wari wateguye nari nateguye ariko waze kujya ngo nari nateguye wari wateguye iriya prank ari insa kuki ngo nari nateguye birashoboka se wategura ukabona amarira yo gutegura mwene kuri amarira se wategura ukabona amarira kugira minota 2 atishaka amarira nkarira ubusuna yakura he ubu none namwe ngo ndira nabishobora umuntu umugabo yigaragura hasi nk'umwana ni urukundo si ikintu maze abandi bagenda bakarwara umutima shazira filme zanyu dusoze zaho nibereye dusoza ibi bintu wabyigiye miki nimba uyu munsi ndimbati yabakekwaho iki cyaha ejo ndi tukabona kwizeramo ka president ari kugikekwaho uyu munsi nabwo tukabona umuyobozi wa Miss Rwanda ari kugikekwaho donc urabona ko ari ibintu bimaze gufata indimiro ni n'ubundi biragaruka ku gitsina kandi igitsina ewana ni rwo rupfu rw'abagabo nimufunga amapantaro ni rwo rupfu rw'abagabo mu by'ukuri na Bibiliya irabivuga
iravuga ngo igira inama nimba ari mu mubwiriza havuga ngo ibigira inama ni mu mubwiriza ni mu migani habwigira inama abagabo ko abagabo bavuga ku inzoga n'abagore bavuga ati abagore ngo bavuga sexe ko ari igusha abami niki witwararetse ku bagore niba ufite umugore wawe umwe ntumuce inyuma ukamukundwa akaza nicyo nahamagarira abantu badukurikiye nimba twiyemeje gukunda nimba tugiye gukunda dukunde umugore umwe ariko na wa mugore nawe abinyangamugayo ku mugabo we urumva ikindi tube inyangamugayo mu rukundo niki kuko ibyo byose byanze kunze irari iyo utangiye kurarikira runaka hari umukozi w'Imana Apotre Paul Gitwaza mu rusengero rigeze kwigisha ku kintu kinanye n'ibyo by'ibitsina no guca inyuma niki ni n'ikintu kiza kubona umukozi w'Imana ari kubyisha mu rusengero avuga ku bantu baca inyuma ati mwabagabo mwe niki muca inyuma abagore banyu n'abagore muca inyuma abagabo banyu niki ati ibitsina ni bimwe igitsina cyubyibushye unanutse umuzungu umukene umukire byose ageza naho atanga urugero avuga ngo umuntu w'umukene ufite amikoro makeya atetse ubugari bwe agakaranga isosi y'inyanya n'indagara n'udushyimbo abandi bakarya ifi byari byo mu bakire ati cyambere no ugira apeti ukarya ugahaga niki abati nyamuneka mureka guca inyuma abo mwakunze niki kandi birababaza igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina bibiri ivuga ko ari igikorwa cyiza cyo kuramya Imana ariko kuba bikora ari umugabo n'umugore ariko nta muntu akagombye kugikora n'undi muntu utari umugore we abantu rero bakunda abagore babo bakunda abagabo babo ntibabaca inyuma nubona umuntu nyine su wawe muri make bafungiye amapantaro yabo ariko n'abakobwa nabo uravuga ngo ndavuga nyine amapantaro uko n'abakobwa arayamba kubera ko reka nkubwire rimwe na rimwe hari abakobwa bamwe na bamwe baduteza ibibazo akaza kukureba yakwambariye akaza akakwicarira akaza akicara imbere yawe yambaye kono uryo tureba munuza ibitekerezo gahita bigenda icyo gihe bigiye akuyobora hashaka rimwe na rimwe nidukoma urusyo twihanangiriza abasore bagenzi bacu n'abagabo ariko n'abakobwa bari hanzanga abakobwa bari hanzanga nabo ntabwo woroshye wagutiza umwanya umwe nk'umunsi umwe ukaba umugabo wareba urugamba abagabo turwana narwo n'abakobwa bari hanzanga za gisimenti zahe hose abagabo turakomerewe mudusengere ntabwo ntezagize ngo nukwenda ari Prince Kid bari kuvuga uyu munsi ariko mu by'ukuri rimwe na rimwe n'ugwenda tubiseka bikomeye abakobwa bashiki bacu nabo ntabwo boroshye hanze ahangaha mwaraziwe ntabwo byoroshye birasaba rero ngo iki ni ikintu cy'abanyarwanda bose duhaguruke tukirwanye ikintu mugomba gukora mukubiteho ingufuri naho abakobwa batwambarira nabi abakobwa nabo sha umukobwa aragenda akakizirika igipantaro kikagenda kikagera hari navuze igipantaro yakizirika icyo gipantaro waragize igipantaro kikagera hari wakibona kumva neza birajaguye ariko ibi ngibi ntabwo mbivuze nka Sibomana mbivuze mu izina ry'abasore bose muri make mukubitaho ingufuri mwabagabo mwe namwe mwakobwa mwe nukuri rwose rimwe na rimwe ariko uretse ko cyo umukobwa sira bremiga kwambara ukaragaza bajye bambara nkahera nk'uku nguku wambaye bajye bambara nkawe nuko utajya ugaragara kuri kamera wenda uyambaye burya ni wambara ikintu gusa wenda turi mu isi iri gukura ngira ngo urabizi ko nko mu Rwanda dufite ministeri y'umuco wari uzi ko muri Amerika batagira ministeri y'umuco buriya umuntu akora icyo ashaka muri Amerika abagabo ahubwo murangazwa n'ibitakagombye wibyukiye mu gitondo ukajya muri gahunda zawe wabona umukobwa yakiziritse icyo gipantaro yo kuvuga aho guhindukirwa yakiziritse ntacyo byaba bitwaye ubutaha ntakizirika kababayeho yajyambara ikijipo kinini igipantaro akagereka Siboma wakoze cyane byari bitekerezo bya Siboma mwakoze cyane ni ibitekerezo byanjye bwite kandi namwe mwakoze Imana ibahamugisha amen GASARO TV